muri iyo foto mumaze kubona ndagira muyigereranye na description Bibiliya iduha yo mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 16 umurongo wa 12 kugira ngo umuntu ajye kwitwa inzobe nta muzungu w'inzobe ubaho. Ariko Isirayeli uyu munsi tubona yuko ntagihuye ni na description cyangwa se nibiranga cyangwa se nkuko Bibiliya aho tumaze gusoma muri 200 ntago bahura nk'ukuntu Bibiliya imaze kutubwira. Bibiliya translation cyangwa se translation ya mbere ubusobanuro bwa mbere bwakuwe mu rurimi rw'Igiheburayo hakurya y'imigezi yo muri Ethiopia harimo hakurya y'imigezi ya Kushi. No kuvuga ngo Kushi y'uyu munsi cyangwa se Kushi geographically ubutaka ni muri Sudan. Imigezi hano imbibi cyangwa se igiye ifitanye isano na Sudan harimo umugezi wa Nili Bururu. Iyo turebye mu mateka tubona yuko abantu bitwa Bantu kuko nibo Imana yaduhishuriye yuko ari Abisirayeli. Abantu bitwa Bantu no kuvuga ngo abantu bahuje bagiye bafite imico ijya kumera kimwe, ururimi rujya kumera kimwe. Urugero wenda nk'abantu ugasanga nko mu rundi rurimi nk'Ibugande ngira ngo bavuga ngo umuntu no kuvuga ngo ni indimi z'ababantu zigiye zijya gusa. Abo bantu rero nibo Imana ivuga iti nibo Bisirayeli. Ku bwanjye nk'uhagarariye iyo department ninjiza Abisirayeli bagiye batandukanye by'umwereka Abanyarwanda muri umuryango mugari tukiga tukihugura tukakurikiza imigenzo ya Bibiliya cyangwa by'umwereka amategeko Mose yahawe tukayasubiramo tukayiga neza. Hari mapu Imana yaduhaye y'imiryango ya Isirayeli ahantu yagiye itatanira ndetse n'amoko cyangwa se n'umuryango buri muntu wese yabaturukamo. Abo tuzi cyane abona abaho urugero tuzi nk'Abanyamurenge. Abanyamurenge nabo mu muryango wa Efurayimu. Abanyankore nabo mu muryango wa Efurayimu. Efundiro cyo kikamutera kugirirwa ishyari na bene se ari byo bintu dushobora kugenda tubona kuba Abanyamurenge bangwa na bene se bo mu yindi miryango bakazererezwa. Ariko Imana ikiri kuvuga iti bari Abayahudi bazavamo bati. No kuvuga ngo mu butumwa Imana yaduhaye yavuze ko izabakuzamo intambara igiye guteza ibihugu by'Abarabu. Sindi niba ibihugu byose by'Abarabu ari by'Abasilamu ariko ibihugu by'Abasilamu bigiye guhaguruka cyangwa se bizahaguruka byivange muri intambara biri ku ruhande rwa Irani bishegeshe Isirayeli. Ariko igomba kubanza guca amaboko ya Isirayeli. Amaboko ya Isirayeli uyu munsi cyangwa se amaboko y'Abayahudi uyu munsi na Amerika. Kigiye gutuma Imana yibasira Amerika kitandukanye no kuba ari amaboko cyangwa se ariko kuboko kw'iburyo kwa Isirayeli nuko spiritually cyangwa se mu buryo bw'umwuka Imana duhishuriye yuko Amerika ariyo Babylon ikomeye. Nimumfashe dushimire aba bahanga Relax Life Center. Muri uru rugo n'uwazahaye hava ari injege bamukorera isuzuma rusange bakareba imikorere y'umubiri maze abazahajwe na amibe, igifu, umwijima, indwara z'ubuhumekero, ibibazo byo kutuzuza inshingano z'abashakanye, indwara z'imitsi n'izindi bakazibamururaho bakoresheje inyongeramirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri ikarinda na stress. Bagukorera imbonerahamwe y'imirire ijyanye n'ikibazo ufite maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka. Uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center. Telefone ni 0788 30 23 68. Iyi nimero iri no kuri WhatsApp
ntangiye ngusuhuza kandi nkwifuriza amahoro ndetse n'imigisha biva ku Mana Data twese, wowe mukunzi wacu ubana natwe wo kurikira ibiganiro byacu ndetse n'inkuru zacu 5 kuri 5 umunsi ku wundi. Amahoro y'Imana reka mbone no kukubwira ngo nabane nawe. Nk'ibisanzwe nge wumva nitwa Ngoboka Miriam Theo, ngo haye ikaze muri iki kiganiro wowe udukurikiye. Ndi kumwe n'umutumirwa n'ubwa mbere tubanye kuri iyi shene, reka tumusabe hanyuma atangire adusuhuza ndetse abone no kukwibwira aho dukurikiye. Ni karibu. Yesu ashimwe bene data, ahimbazwe kandi. Amazina yanjye nitwa Soni Uwase. Mpagarariye umuryango w'Abisirayeli bo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Uzwi ntabwo uramenyekana ko Imana yampamagariye gukangura Abisirayeli bo munsi y'ubutayu bwa Sahara binyuze muri uwo muryango w'Abisirayeli batataniye hakurya y'uruzi cyangwa se hakurya y'imigezi ya Ethiopia nk'uko Bibiliya ibivuga. Urantunguye ngo uhagarariye umuryango w'Abisirayeli bo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Se kandi munsi y'ubutayu bwa Sahara hari Abisirayeli koko? Barahari. Usomye muri Zefaniya igice cya 3 umurongo wa 10 haranditse. Zefaniya igice cya 3 umurongo wa 10, abazanshashazaho aribo bana banjye batataniye hakurya y'imigezi yo muri Ethiopia bazanzanira ituro ryanjye. No kuvuga ngo ntago nshaka guhita nihuta ngo mbijyemo tukiri gutangira, ariko nibwo butumwa nazanye bw'uko hirya cyangwa se hakurya y'imigezi ya Ethiopia Imana iravuga iti hariyo Abisirayeli batataniye. Uragira uti ntago nshaka guhita nihuta ngo manzi. Ubwo mbere yuko wihuta reka tugusabe n'ubundi banzu turagize Imana kugira ngo ibeze kubana natwe muri iki kiganiro. Yego. Murakoze. Mana yo mwijuru, turagushimye turaguhimbaje kuri uyu mwanya waduhaye. Uwiteka rero atuje imbere yawe duciye bugufi cyane kugira ngo umwuka wawe abane natwe abari utuyobora. Banzo dukoremo ibicumuro byose bitugaragaramo byatumira ijambo ryawe tujye gutambutsa rikomwa inkokora n'umwanzi Satani mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka rero ngwino usoza umurimo wawe uri watangije muri twebwe. Uturinde kirogoya kandi Uwiteka abo wageneye kumvira ijambo muri kano kanya ubahe ko ribageraho ribakore ku mitima nk'uko wabipanze cyangwa se nk'uko wabigambiriye kuva ubwo wampamagariraga gutangira uyu murimo wawe. Turakuragije rero umwami wacu, ngwino bari natwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen, amen, amen. Uratwibwiye tubwira umuryango uhagarariye, hanyuma mbere yuko uwo muryango uhagararira wowe ubwawe uri mu ntoki. Ngewe nkuko nababwiye ndi Soni Uwase, ntago ndi itorero rya Kristo, ntago mfite idini. Uri itorero cyangwa uri mu itorero? Ni ukuvuga ngo ndi mu itorero ariko ngiye torero. Ndi mu itorero ariko iryo itorero ntago ari inzu kuvuga ati ngiye mu itorero ngiye hehe. Itorero ni twebwe. Ni ngiye itorero, ni wowe itorero. Ibindi biba bikurikiyeho ni amateraniro y'abera cyangwa se no guterana ku itorero. Ngewe nkuko nari ndi kubivuga rero ndi itorero rya Kristo, nta dini ngira kuri ubu ngubu ndi kubarizwamo. Yego. Ubwo twavuganaga uragira uti wambwiye uti ngewe mfite ubutumwa. Yego. Uvugana n'Imana ngo tutagira itorero. Kutagira idini, utagira aho ubarizwa, utagira aderesi. Ni ukuvuga ngo ibyo bintu nyine biragutse ntago ari ibintu twasobanura, ariko mbivuzeho gatoya. Ntago twahamagariwe mu idini cyangwa se mu miryango y'abera, aya materaniro y'abera ntago ariyo twahamagariwemo. Ni
ni ukuvuga ngo Imana iyo igiye kuguhamagara ifite ahantu iguhamagarira, ifite ahantu igusanga. Birashoboka ko wenda uba ufite nk'ababyeyi cyangwa se umuryango ukujyana mu materaniro, Imana ikaba naho yahakuvugishiriza, ariko Imana iguhamagara abantu tubona ko abenshi ibakura kure, ibakura ahantu hatandukanye. Ni ukuvuga ngo kuba Imana yamvugisha nta dini nta aderese mfite kuri ubu, ntago niko bisanzwe bimeze. Imana ihamagara Aburahamu yaramubwiye ngo uva mu nzu ya so, siga inzu ya so n'umuryango wa so ujye mu gihugu nzakwereka. Yego. Ufite aho Imana yakuvanye kuki aho yakujyanye noneho nihe? Twese nibyo yaramubwiye iti ujye mu gihugu nzakwereka. Yego. Gusa ni ukuvuga ngo icyo gihe Aburahamu ahamagarirwa kuva mu nzu ya se, nk'uko nyine nabikubwiye, ntago yamusanze mu rusengero cyane. Icyo gihe ntago zabagaho. Icyo gihe ahantu yari atuye cyangwa se igihugu yabagamo basengaga ibigirwamana. Ruhu yamubwira iti itandukanye n'inzu ya so. Kuri ubu twabegeranya kumubwira iti va muri ibyo byaha, va muri izo ngeso z'inzu ya so, cyangwa se muri iyo migenzo inzu ya so ikora itanejeje umutima wanjye, ubundi aho nzakwereka, aho umujyana nzahakwereka. Ni icyo ngicyo cyo ikintu nakivuga, ni ukuvuga ngo turimo ni urugendo rwo kwizera. Mu by'ukuri iyo Imana iduhamagaye, isezerano ni rimwe, ni ubugingo buhoraho, ariko nta mapu iguha ikubwira iti ugiye hano. Cyakora twebwe cyangwa se Abisirayeli wenda yabwiye iti ngiye kubajyana i Kanani, ariko ni ukuvuga ngo urugendo Imana idukoresha n'urwo kwizera, ntabwo ikubwiye iti ngujyanye hano ngujyane hariya nkurikira. Ni muri ubwo buryo nanjye aho imvana ni muri Egiputa, cyangwa se twakita mu byaha, mu isi, mu migenzo y'abatubaha Imana, mu migenzo y'abatizera, iri kungenza cyangwa se kunjyana urugendo rwo kwezwa. Nirwo urugendo turimo, kandi urugendo rwo kwezwa rurangira ari uko umuntu apfuye. So nicyo cyerekezo ndimo, nta hantu runaka navuga ko ndi kujya hatari Kanani mu ijuru. Uhagarariye umuryango w'Abisiraheli batataniye munsi y'ubutayu bwa Sahara. Uyu muryango ufite aderesi he, ukora gute? Ni umuryango washinzwe n'umugabo witwa Joseph Kidau. Aherereye muri Tanzania, niho Imana yamuhamagariye, imuha umurimo wo kuvuga ati haguruka ukangure abantu banjye, kubera yuko igihe kirageze ndetse kirasohoye cyuko kugira ngo nsohoze isezerano nabahaye cyangwa se nagiranye na sekuruza wabo Yakobo, yuko nzabatuza mu gihugu cy'amata n'ubuki, kizwi nka Isirayeli kuri uyu munsi y'ubutaka. Ntabwo ndi kuvuga Isirayeli hari Isirayeli y'ubutaka geographically. Nk'uko ndi kubivuga, umuryango watangijwe na Joseph Kidau. Imana imuha ubutumwa bwo kuvuga nk'uko buri muri Zekariya 10, Zekariya igice cya 10:8 wa 9 handitse ngo nzababiba mu mahanga, bazanyibuka bari mu bihugu bya kure, bazabana amahoro n'abana babo kandi bazagaruka. Navuga ngo bazanyibuka bari mu bihugu bya kure. Ikintu kiba cyabaye kugira ngo umuntu ajye kwibutswa nuko aba yibagiwe. Uretse ko wenda igihe cyari gisohoye, ariko nibwo butumwa yahawe bwo gukangura Abisirayeli mu minsi y'imperuka, nk'uko biri bivuga ko mu gihe cy'imperuka bazagaruka, ariko nyine hakabanza igihe kintu cyo gukangurwa. Yego, ni umuryango rero uri ukorera kuri ubu ngubu muri Tanzania, niho abantu benshi bari, ariko dufite abantu benshi yabashije umaze imyaka, ni umuryango umaze imyaka 7 ukora kuva muri 2019. Urumva yabashije
tutarazamo twebwe ntabwo navuga ko turi abanyuma, tutarazamo twebwe nyine bajemo vuba ukuntu yari yabashije gukangura abisirayeli cyangwa se abantu b'Imana bo mu bihugu nka Kenya, Tanzania ho benshi, abasha no kugirana communication n'abisirayeli bo muri diaspora cyangwa se batataniye mu bihugu bya Karayibe, bya Amerika, aribo turibuza kuvugaho bo mu muryango wa Yuda. Ni ukuvuga ngo ukorera kuri ubu ngubu ni muri Tanzania, ariko ni mu bihugu, muri bihugu byose byo munsi y'ubutayu bwa Sahara yabashije kugira abakangura mu bakeya. Yego. Noneho wakomeje kugenda witsa ku ijambo, turaza kugera ntarihuta, reka tuguhe umwanya noneho hanyuma tugezeho ubwo butumwa nk'uko wabuhawe. Ni karibu. Yego, Yesu ashimwe. Wenda ushobora kuba wibajije uti muri Afurika abisirayeli, ariko mbere ko tugera kure cyangwa se tukomeza, hari ikintu nifuzaga kubanza kubereka nk'uko nabitegetswe n'Umwuka Wera. Ahangaha hari amafoto mfite kugira ngo tuze kugendana neza mu byumve. Hari amafoto nahawe, tugura nyihanganira gato. Muri iyo foto mumaze kubona, ndagira muyigereranye na description Bibiliya iduha yo mu gitabo cya mbere cya Samweli, igice cya 16 umurongo wa 12. Magusomere? Yego. Samweli, igitabo cya mbere cya Samweli, igice cya 16 umurongo waho wa 12. Haranditswe ngo nuko aramutumira amujyana mu nzu, yari umuhungu w'inzobe ufite uburanga kandi w'igikundiro. Uwiteka aravuga ati, haguruka umusukeho amavuta, niwe uwo. Ni ukuvuga ngo murahabwa n'amaso yanyu mutubwire muri iyo foto cyangwa se muri ayo mafoto agiye yegeranye, muratubwira yihwana nuko Samweli yabonye Dawidi. Mu by'ukuri kugira ngo umuntu ajye kwitwa inzobe, nta muzungu w'inzobe ubaho. Umuzungu njya mbona bavuga ngo bashobora kuba tane ni ukuntu uruhu rwabo baruhindura rugahinduka shokora mu kuntu mo gakeya, cyangwa se rugahinduka nk'urwirabura ugereranyije n'uko rwari rusanzwe ruri. Ariko kugira ngo umuntu abe inzobe aba ari umwirabura. Noneho no mu yindi foto nayo ikurikira iyi mubona, iyi foto muratubwira ukuntu muyibona. Ni ifoto ubundi mutubwira ukuntu muratubwira noneho niba ni ifoto muri butubwire niba ihwanye n'ibyahishuwe igitabo ibyahishuwe igice cya mbere umurongo wa 14. Byahishuriwe Yohana igice cyaho cya mbere umurongo wa 14 waho wa 14. Haravuze ngo umutwe we n'umusatsi we byeraga nk'ubwoya bw'intama bwera cyangwa nka shelegi, n'amaso ye yasaga n'ibirimi by'umuriro. Yego. Ni ukuvuga ngo Bibiliya ivuga, ni igitabo kiri kuvuga ukuntu Yesu yagaragariye Yohana ameze. Mu by'ukuri ubwoya bw'intama bwera twese tuzi ukuntu bumeze. Ariko Isirayeli y'uyu munsi tubona yuko ntabwo ihuye na description cyangwa se n'ibiranga cyangwa se nk'uko Bibiliya aho tumaze gusoma muri 200 ntabwo bahura nk'ukuntu Bibiliya imaze kutubwira. Ni ukuvuga ngo
wenda ntabwo ari ibyo ngibyo turi bushingireho cyane, ariko nyine nagira ngo mbereke icyo Bibiliya ivuga ku Baheburayo. Ni ukuvuga ngo uyu muryango awutangira yahawe imwe muri iyo mirongo, kuko urumva ni urugendo rubanza gusaba kugira ngo umuntu abanze nawe abyumvishwe, kuko ukuntu twagiye twigishwa ntago bihura n'ibyo Umwuka Wera arimo arayishura muri kino gihe. Ni ukuvuga ngo Yesu, dusubira inyuma gato mu gihe cya Yesu cyangwa se mbere yaho, turebe bimwe mu bintu byatumye Yesu aza ntibamumenye. Ni ukuvuga ngo mu mico cyangwa se mu muco w'Abaheburayo nk'uko tubisoma muri Bibiliya, twagiraga abahanuzi, Imana yaduhagurukirizaga abahanuzi. Noneho iyo Isirayeli yacumuraga, yakoraga ibyaha ku Uwiteka, Imana yabatezaga kujya mu bunyage, yabahanaga mu maboko y'ababisha babo, ariko igihe kikazagera ikavuga iti nzabagarura, ikabahagurukiriza umucamanza cyangwa se nk'umucunguzi, akajya kubakura iyo banyagiwe, cyangwa se iyo babaga banyagiwe mu gihugu cya Isirayeli bakikirimo. Icyo gihe Imana yahagurutsaga bariya tuzi nka Gideyoni, Samusoni n'abandi bagiye batandukanye, bakaba abacunguzi bagacungura Isirayeli. Ni ukuvuga ngo icyaha kuva cyane nicyo cyatumaga Isirayeli ijya mu bunyage. Imana yararebye ibona ntago izakomeza kuruhanya n'abantu muri ubwo buryo. Nibwo yahaye Yesayi n'abandi bahanuzi bagiye baza nyuma ye ubutumwa cyangwa se ubuhanuzi, ati mbwirira Isirayeli iti hazaza umucunguzi uzitwa Mesiya, Imana iri kumwe natwe, Emmanuel nk'uko tubibona muri Bibiliya. Barabyakira. Nibwo mu gihe cyaje kugera, Abashuri batera Abisirayeli. Abisirayeli bajyanwa mu bunyage. Ni ukuvuga ngo umwami wa Ashuri abonye ko atsinze Isirayeli, aramanuka ajya gufata n'i Buyuda. Ariko byagenze kuriya twabonye, umwami w'i Buyuda yaje kumutsinda, ahamagara Uwiteka ati Uwiteka tabara. Ni ukuvuga ngo noneho dukomeje mu bihe noneho byo kuza kwa Yesu, tubona yuko hariho icyo twakwita nk'amashyaka abiri y'idini, niko nabyita, Abafarisayo n'Abasadukayo. Abafarisayo bizeraga yuko hazaza Mesiya, bakizera yuko hazaza umuntu wo gucungura Isirayeli, kubera yuko icyo gihe ubwo umwami wa Ashuri yanyagaga Abisirayeli cyangwa se abo twita nk'Abefurayimu. Icyo gihe Abefurayimu baranyazwe bajya gutuzwa mu midugudu y'Abamedi. Kuva uwo munsi ntago Bibiliya itwereka ko bigeze bagaruka, hasigara i Buyuda basigaye. Rero nibwo uwo mwami yabateye biranga, Imana yohereza marayika abicamo abantu benshi bagumamo. Ariko nabo nyuma baje kugera gute, baje kugabwaho igitero, bakoronezwa n'ingoma y'Abaroma. Ni ukuvuga ngo kuri iyo ngoma y'Abaroma, icyo gihe birumvikana ko iyo Isirayeli nk'ibisanzwe bageraga umucunguzi akabacungura. Icyo gihe rero Abafarisayo nk'uko nari ndi kubibabwira, bizeraga ubuhanuzi, bizeraga ko hazaza Mesiya ugarura Abisirayeli batatanye cyangwa se baburiwe irengero, imiryango 10, ndetse akanabacungura akabakuramo ingoma y'Abaromani. Niko babyizeraga. Ariko umugambi Imana yari ifite kuri Mesiya ntago wari uwo kubacungura kugira ngo abakure ku gitugu cy'Abaroma, ahubwo yo ijambo ryayo ritubwira yuko ugiye kunsomera muri Ezekiyeli 36 cyangwa se igice cya 36 umurongo wa 27 n'uwa 28. Ezekiyeli 36 umurongo wa 27 ndetse n'umurongo wa 28. Aravuga ngo ihema ryanjye niryo rizaba hamwe nabo, kandi nzaba Imana yabo, nabo babe ubwoko bwanjye. Amahanga yose azamenya yuko ari njye Uwiteka weza Isirayeli, igihe ubuturo bwanjye bwera buzaba muri bo hagati iteka ryose. Amen.
soma muri Ezekiyeli 20:3-3:8. Ezekiyeli 20:35 kugera kuri 3:8. kugera kuri 38 haravuze ngo nzabajyana mu butayu bw'abanyamahanga ariho nzababuranyiriza duhanganye amaso nk'uko naburanije ba sogokuruza banyu mu butayu bwo mu gihugu cya Egiputa niko nzababuranya byavuzwe n'umwami Uwiteka kandi nzabacisha mu nkiko n'inange kandi nzabacisha munsi y'inkoni yanjye maze mbazane mu ndahiro y'isezerano ariko nzabakuramo abagome n'abancumuyeho mbakure mu gihugu batuyemo kandi ntibazinjira mu gihugu cya Isiraheli namwe muzamenya yuko ndi Uwiteka. Amen. Noneho ugiye kudusomera hanyuma hariho muri Ezekiyeli 39 umurongo wa 29 wonyine. Ezekiyeli 39 umurongo waho wa 29 wonyine. 39:29 haravuze ngo ntabwo nzongera kubima amaso ukundi kuko nasutse umwuka wanjye ku nzu ya Isiraheli niko umwami Uwiteka avuga. No kuvuga ngo Imana imaze kubona yuko itazahora iruhanye nabo ibohereza ibagarura ngo bagiye ngo bagarutse nibwo yaje kureba isanga ikibazo bafite ntago ari ikibazo cyo kuba bahura mu bubata. Ububata bari bafite ntago ari ubwo ku mubiri ahubwo bwari ubwo mu mutima. Isezerano noneho ribaha kugira ngo bature mu gihugu cyabo nta ntambara, nta uwabajyanye, nta wabagaruye, nta wabakoloniza. Ni muri nkuko tubibonye muri Ezekiyeli tumaze gusoma kano kanya 39:29 havuga ko izaba yabasutseho umwuka wayo. No kuvuga ngo ngarutse inyuma kuri baba farisayo bizeraga ubuhanuzi ariko mu by'ukuri bari barabwanarije cyane. Iyo ibintu by'Imana ubizanye Imana rize cyangwa se ubuhanuzi ijambo ry'Imana iyo rizanye Imana rize yawe bwite nta hishurirwa rya mwuka we rugize cyangwa se wahishuriwe urabyica buri gihe. Bumvaga yuko ububata bahoranye ari bwo Mesiya azabasha kubakuramo kuko Mesiya mu by'ukuri ni umucunguzi yazaga kubacungura akabakura mu bubata ariko Imana yashaka kubakuramo cya kintu cyabateraga kujya mu bubata aricyo cyaha. Isezerano hari nibavuga ngo amasezerano yose uko Imana yatanga yakomejwe n'amaraso y'Umwami Yesu. Umwuka wera niwe uduha gusohoza gukiranuka kw'Imana. No kuvuga ngo icyo gihe barabyanarije bumvaga ko ari umuntu uzaza azanye amagare n'amafarashi akabakiza Abaroma akagarura amoko 10 yari yarabuze ubwo abashuri bayatwaraga cyangwa se ubwo abashuri bateraga i Samariya bakumva ko azagenda akabagarura ari ku magare. Ariko uretse no kuvuga ngo n'abigishwa be niko babyumvaga kuko abigishwa be yajyaga batungura akagenda hejuru y'amazi akagira ate bati uyu no muzimu. Mbese nyine ntago babyumva bumvaga yuko hari nk'ahantu ahisha amagare cyangwa se hari nk'ikintu abahisha ateganya kubahishurira baye banatangiye kumwaka imyanya y'ubuyobozi bati twebwe njyewe ninjye uzaba mukuru njyewe ninjye gutya. Arababwira ati nyamara ubwambi bwanjye si ubw'inda. Noneho icyo gihe yaraje ntibamwemera. Yesaya 53 udusomereho gatoya ndakubwira aho uhagarara. Ntere ku murongo wa kangahe? Urahera ku murongo wa mbere. Yesaya 53 umurongo wa mbere avuga ngo ninde wizeye ibyo twumvise kandi ukuboko k'Uwiteka kwahishuriye nde kuko yakuriye imbere
kuko yakuriye imbere nk'ikigejigeji nk'igishyitsi cyumburira mu butaka bwumye. Ntiyari afite ishusho nziza cyangwa igikundiro, kandi ubwo twamubonaga ntiyari afite ubwiza bwatuma tumwifuza. Yarasuzugurwaga, akangwa n'abantu, yari umunyamibabaro wamenyereye intimba. Yasuzugurwaga nk'umuntu abandi bima amaso, natwe ntitumwubahe. Ni ukuri intimba zacu nizo yishizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye, ariko twebweho twamutekereje nk'uwakubiswe n'Imana, agacumitwa nayo, agahetamishwa n'imibabaro. Nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, yashenjaguriwe kugira gukiranirwa kwacu. Igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi imibyimba ye niyo adukirisha. ni ukuvuga ngo nubwo abafarisayo bavugaga yuko bizera iby'ubuhanuzi bwa Yesaya, ariko icyo kintu cyo baragihushije. Bahushije ko yagombaga kuza yicishije bugufi, nta gikundiro, nta akangwa, agatukwa. Wenda kuba bari kumwanga bakamutuka bakamugira bate, ibyo byari mu buhanuzi. Ni ukuvuga ngo icyo gihe baramwanze, kimwe biramuhoraga, yavuga ati ndi umwana w'Imana. Ikindi baravuga bati se wowe muhungu wa Yosefu w'umubaji, isosi tumuzi si umubaji, uzadukiza gute ababisha bacu? Kugeza aho ngaho mpita numva nakubita mbangura. Impamvu nkubwiye ngo mise numva nakubita mbangura, wavuze ngo turi Abisiraheli bo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Iyo tuvuze ubutayu bwa Sahara ni Kongo, Burundi, Tanzania, yego, n'u Rwanda. Ibi ni ibihugu biri munsi y'ubutayu bwa Sahara, kandi ngo harimo Abisiraheli. Ndagira ngo utubwire ukuntu aha munsi y'ubutayu bwa Sahara hari Abisiraheli, kandi tuzi ko igihugu cya Isiraheli hariya muri Aziya. Naza kudusobanurira ukuntu rero munsi y'ubutayu bwa Sahara Imana yakubwiye ko hari Abisiraheli, cyangwa se nawe ukizera yuko hari Abisiraheli. Impamvu mbikubajije nkakubita mbangura ni uburyo bwo kugira ngo iki kiganiro kize kuba kigufi, ariko nanone gifite ya nsanganyamatsiko wasobanuye, ya nsanganyamatsiko wabwiye abantu. Ni ukuvuga ngo nari mbanje kubivugamo gatoya kugira ngo twumve ukuntu bagiye batatana, n'icyagiye gituma batatanira, bamwe bakajya kure, abandi bakajya munsi y'ubutayu bwa Sahara. Ni ukuvuga ngo kuva kera buri gihe Abisiraheli, Umwisiraheli cyangwa se umuhibura ahantu yabaga ari, iyo yagiraga gutya akarenganywa, mbese akayihura n'ibibazo mu gihugu cy'i Kanani cyangwa se cya Isiraheli, yahungaga buri gihe amanuka muri Afurika. Wenda ushobora kuvuga uti se niba ko bahungiraga muri Egiputa nka kuriya Yosefu yahungiye muri Egiputa, abavandimwe be bakaza guhaha ntibamumenye, kandi abanyegiputa tubona ari abazungu, ibyo bimeze bite? Bavuga ngo abanyegiputa banyabo Imana yaduhishuye yuko ari abirabura, ndetse no mu kintu gituma biriya bibumbano byabo binini tujye tubona bidafite amazuru cyangwa se biciye amazuru, hari n'ibiciye amazuru n'umunwa, ni ukubera ko bajyaga basanga ibimenyetso by'uko abanyegiputa banyabo bari abirabura. Ni ukuvuga ngo icyo gihe Isiraheli yari yarazimiye, Ubuyuda nabwo Yesu aje baramwanga. Ni ukuvuga ngo mu rubanza rwatumye bihamagariye, rwatumye batatana bakajya kure cyane. Twe turi muri Afurika, ariko abandi bo bari mu birwa bya Karayibe na hehe, ndetse n'ahandi ngo tutazi. Imana bizasaba ko Imana izahaguruka ikabikurirayo bo ubwabo. Umwe mu muvumo wabagiyeho ni uko urya munsi Yesu ajyanwa imbere y'inkiko, akajyanwa kwa Kayisari. Baravuze bati twebwe uyu muntu amaraso ye azatubarwa twebwe n'abana bacu. Ni imwe mu bivumo bagiye bikururira yatumye batatana. Noneho ikintu ngiye kuvuga
ku kuntu twaje kumenya ko Abisirayeli ari birabura cyangwa se bari munsi y'ubutayu bwa Sahara, nuko Bibiliya ibivugaho mu gitabo cya Zekariya igice cya 3, Zefaniya igice cya 3 umurongo wa 10. Zefaniya igitabo cy'umuhanuzi Zefaniya igice cya 3 umurongo wa 10. igice cyawo cya 3 umurongo wa 10. Murongo wa 10 mu gitabo cya Zefaniya mu gice cyawo cya 3 hari ijambo rivuze ngo abazanshashazaho ari bo bana banjye batataniye hakurya y'imigezi yo muri Etiyopiya bazanzanira ituro ryanjye. Yego, ni ukuvuga ngo nk'uko beretse mu mafoto yabanje, mwaciye urubanza muravuga muti Bibiliya, aya mafoto tweretse na Bibiliya turabona aho bihura, ari iyi ifoto nimwe mwihitiyemo muri ya mafoto nagiye mbereka. Ni ukuvuga ngo Bibiliya translation cyangwa se translation ya mbere, ubusobanuro bwa mbere bwakuwe mu rurimi rw'Igiheburayo, hakurya y'imigezi yo muri Etiyopiya harimo hakurya y'imigezi ya Kushi. Ni ukuvuga ngo Kushi y'uyu munsi cyangwa se Kushi geographically ubutaka ni muri Sudani. Imigezi hano imbibi cyangwa se igiye ifitanye isano na Sudani harimo umugezi wa Nili bururu, Nile y'umweru hamwe n'umundi mugezi witwa Atbera. Ni ukuvuga ngo iyo urebye ibihugu bigiye bihana imbibi n'iyo migezi, harimo East Africa, Afrika yo hepfo cyangwa se Central Africa, bagiye barimo. Abana banjye batataniye hakurya y'imigezi ya Ethiopia cyangwa se ya Kushi bazanzanira ituro. Bibiliya ibivuze ahantu bamwe bari. No kuvuga ngo nta busobanuro burambuye cyane yigeze iduha ku birenze byo ngibyo, ariko ikindi kintu wenda twavuga ni ukuvuga ngo kuba inzu y'Ubuyuda yarajyanywe nyuma, ni kugira ngo isezerano ry'uko Mesiya azavukira i Galilaya, i Yerusalemu, i Galilaya rizasohore. Ni uko ubuhanuzi bwa Yesaya buvuga. Ni ukuvuga ngo baje kugibwaho noneho n'umuvumo uruta uwo Abefurayimu twagiweho naho. Banze Mesiya bamukubita mujya gute, ariko ni ukuvuga ngo icyo gihe nyuma yaho ko Mesiya cyangwa se Yesu azutse akajya mu ijuru, baje kugira ibintu by'imyigaragambyo, basubiranamo n'ubuyobozi n'ingoma y'Abaroma, bitumwa bamwe bagenda bahunga bamanuka hepfo muri Afurika. Iyo turebye mu mateka tubona yuko abantu bitwa Bantu, kuko nibo Imana yaduhishuriye yuko ari Abisirayeli. Abantu bitwa Bantu ni ukuvuga ngo ni abantu bahuje bagiye bafite imico ijya kumera kimwe, ururimi rujya kumera kimwe. Urugero wenda nk'abantu ugasanga nko mu rundi rurimi nk'Ibugande ngira ngo bavuga ngo umuntu, ni ukuvuga ngo ni indimi z'Ababantu zigiye zijya gusa. Abo bantu rero nibo Imana ivuga iti nibo Bisirayeli. Noneho Abayuda bo baje kubera ko bari bafitanye urubanza n'Imana rurenze urw'inzu y'Abisirayeli cyangwa se y'Abefurayimu bari bafite. Imana yaje no kubikurikirana nyuma y'uko habaye iyo myigaragambyo i Yerusalemu, bamwe bagahunga abandi bakicwa. Abahunze rero bamanuka bahungiye muri Afurika West Africa. Ubwo West Africa twavuga ko ari Afurika y'Iburengerazuba. Yego. Noneho icyo gihe nibwo nyuma y'imyaka runaka nibwo noneho abo twita nk'abakoloni, abo tuzi uyu munsi nk'abakoloni baraje, nibwo baje muri Afurika bagaruka noneho kubahiga. Baraza nicyo twabonye cyitwa slave trade, bariya bajyanywe, ariko ntabwo ariko bose bashize, kuko nyine no
muri Afurika haracyarimo abayuda bake bake. Ni ukuvuga ngo baratatanijwe, baragiye barororoka nk'uko twabisomye ko ngo nzababiba mu mahanga. Dusomera nanone muri Ezekiyeli 20:35 kugera kuri 38. Ezekiyeli igice cyaho cya 20 umurongo waho wa 35 no 36 turavuze ngo nzabajyana mu butayu bw'abanyamahanga, ariho nzababuranyiriza duhanganye amaso, nk'uko naburanije ba sogokuruza banyu mu butayu bwo mu gihugu cya Egiputa, niko nzababuranya, byavuzwe n'umwami Uwiteka. Urakomeza ujye ku 38 niho ubutumwa nashaka kuvuga buri. Nyine 35 kugera kuri 37 aravuze ngo kandi nzabacisha munsi y'inkoni yanjye, maze mbazane mu ndahiro y'isezerano, ariko nzabakuramo abagome n'abancumuyeho, mbakure mu gihugu batuyemo, kandi ntibazinjira mu gihugu cya Isiraheli. Namwe muzamenya yuko ndi Uwiteka. Yego, ni ukuvuga ngo n'impamvu nyamukuru y'ubutumwa ni uko nyuma y'uko tubibye mu mahanga cyangwa se mu butayu bw'abanyamahanga, tukaguya tukaruta umusenyi wo ku nyanja, kuko yari amanje kubabwira ahantu tugiye turi dutataniye, hakurikiyeho ikintu cyo kuvuga ngo kutuburanya. Kuko ni ukuvuga ngo nk'uko tubisomye, ni ukuvuga ngo abazasubirayo izabanza bakuremo inkozi z'ibibi, izabanza baburanye bahanganye amaso ku maso, ibakuremo inkozi z'ibibi. Ni ukuvuga ngo kugira ngo uyu mugambi w'Imana ubashe gusohora, ni uko twiyeza. Ntago byaba ari byiza ko bamwe bagenda cyangwa se bamwe bagasigara, ahubwo kugira ngo umugambi w'Imana ubashe gusohora ni uko tubanza kwiyunga nayo. Wenda ubu butumwa ni urebye n'ubu ngubu nari mfite, gusa nk'uhagarariye umuryango cyangwa se mfite department mpagarariye yitwa Reach and Recruit, cyangwa se mu Kinyarwanda navuga ko ari yo gushyikira no kwinjiza. Ni umuryango ugamije kwigisha Isirayeli muri rusange, by'umwihariko nyine nkanjye kuko ndi mu Rwanda nyine Isirayeli cyangwa se Abanyarwanda, Abisirayeli bo mu Rwanda, ku ijambo ry'Imana uko rivuga, icyo ijambo ry'Imana ridukeneyeho, tukiga Bibiliya uko bikwiye, kugira ngo ubwo Imana izaza kuburanya cyangwa se kugira ngo ubwo Imana izaza kujonjora ikuramo inkozi z'ibibi no mu bakwiye gutahuka, izadusange duhagaze cyangwa se izadusange twiteguye. Ni ukuvuga ngo ku bwanjye nk'uhagarariye iyo department, ninjiza Abisirayeli bagiye batandukanye, by'umwihariko Abanyarwanda, muri uwo muryango mugari, tukiga tukihugura, tukakurikiza imigenzo ya Bibiliya cyangwa by'umwihariko amategeko Mose yahawe, tukayasubiramo tukayiga neza, ubundi tukabanafatanya cyangwa se tukanabafasha kumenya umuryango wa Isirayeli waba uherereyemo cyangwa se waba ukomokamo, kuko hari mapu Imana yaduhaye y'imiryango ya Isirayeli, ahantu yagiye itatanira, ndetse n'amoko cyangwa se n'umuryango buri muntu wese yaba aturukamo. Abo tuzi cyane, abo nabaho urugero tuzi nk'Abanyamurenge. Abanyamurenge nabo mu muryango wa Efurayimu. Abanyankore nabo mu muryango wa Efurayimu. Efurayimu ni uwa Yosefu. Ni ukuvuga ngo Yosefu kuva kera, Abanyarwanda benshi turi aba Efurayimu n'Abagadi. Efurayimu kuva kera yaranzwe no kugira igikundiro. Igikundiro cye kikamutera kugirirwa ishyari na bene se, aribyo bintu dushobora kugenda tubona, kuba Abanyamurenge bangwa na bene se bo mu yindi miryango, bakazererezwa, ariko Imana ikiri kuvuga iti irashaka kuturestoringa cyangwa se irashaka
kudutoranya kutujonjora ikadukuramo inkozi z'ibibi ikadusubiza ku murongo ubundi ikabona ko isoza umugambi wayo wo kuducyura kuko ni ibintu igambiriye. Ikindi noneho ukibaza uti bariya Abayahudi bazavamo bati, ni ukuvuga ngo mu butumwa Imana yaduhaye yavuze yuko izabakuzamo intambara, igiye guteza ibihugu by'Abarabu. Sinzi niba ibihugu byose by'Abarabu ari iby'Abasilamu, ariko ibihugu by'Abasilamu bigiye guhaguruka cyangwa se bizahaguruka byivange muri iyi ntambara biri ku ruhande rwa Irani bishegeshe Isirayeli, ariko igomba kubanza guca amaboko ya Isirayeli. Amaboko ya Isirayeli y'uyu munsi cyangwa se amaboko y'Abayahudi b'uyu munsi na Amerika rero ikaba Imana igambiriye kubanza kwica amaboko ikoresheje ibiza nk'ikiza kigiye kuza cyo muri California. Imana yavuze ko igiye guteza umutingito ukomeye cyane muri California, igiye kubateza civil war cyangwa se intambara hagati y'abaturage n'inzego z'umutekano basubiranemo n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Ntago ndi bubize kubivuga cyane, ariko igiye guca amaboko Amerika. Ni mbonera kubwira abantu batuye muri Amerika bumva ururimi rw'ikinyarwanda ko bagomba, by'umwihariko California, ko bagomba gusohoka muri California kuko igiye kugira umutingito ukomeye. Uwo mutingito kandi ngo nk'uko Imana yatubwiye ikizasigara cyangwa se ibizasigara muri bizaba ari aftermath cyangwa se ibintu bizarokoka muri uwo mutingito ni hafi ya ntabyo, yaba umuntu, yaba itungo, yaba inzu, yaba imodoka, ibintu bizarokoka ni hafi ya ntabyo. N'ibindi byinshi sivo intambara, mbese ni ukuvuga ngo nimwirinde mube maso, ndetse by'umwihariko ari muri California musohoke ubundi Imana isoza umugambi wayo nta muntu w'Imana ubigendeyemo. Niba numvishe neza uragira uti abantu bumva ururimi rw'ikinyarwanda ubwo ni Abanyamurenge n'Abarundi n'Abanyarwanda bari muri Amerika, ariko by'umwihariko abari muri California. Ubutumwa Imana yaguhaye ni ukubabwira ngo basohokeyo. Yego, urumva hano bihurira nuko Imana igiye guca amaboko ya Isirayeli kugira ngo bavemo. Nimara kwica amaboko nibwo igaruka kuri Isirayeli ikabakozamo intambara. Kuba noneho mu bintu igiye gukora bikomeye nyine muri Amerika, aricyo nayo mise ncamikiraho, nuko igiye guteza umutingito California ukomeye, kandi ko bagomba gusohoka vuba vuba kuko nta gihe gisigaye. Ubu butumwa ni ubutumwa bumaze nk'imyaka, bigiye kumara nk'imyaka 2 ariko bwite musohoke. Kuko Amerika igiye kwimana passport, igiye kwimana ibiro bya passport bigiye gukinga, uwicaye atayifite, uwicaye gutyo w'umunyamerika muri rusange agiye kumwara kuko agiye kuza intambara iri civile. Noneho by'umwihariko uri muri California we ikintu Imana igiye kwifatiramo ikavuga iti ndahagurutse ngenje gusibanganya California bitewe n'ibyaha byayo, ubusigayemo mbese turamubara nk'igihombo, kubera yuko nta mbabazi, cyaba icyiza cyaba ikibi, yaba umuntu mwiza yaba umuntu mubi, uzasiga muri California atavuyemo Imana izamubona nyine, izamubara nk'igihombo. Ko numva bimaze nka bya bindi Imana ituma bamarayika ngo bajye kwa Loti Sodomu ni Gomora, ikavuga ngo isohoka. No kuvuga ngo hari umurongo wo muri benshi nshaka ko dusoma. Yego, ho gatoya rero nyihanganira ngo urebeho uri hafi. Muri Yobu igice cya 9 umurongo wa 23 handitse ngo icyorezo n'icyaduka kikica abantu, izaseka batariho urubanza babonye amakuba. No kuvuga ngo birashoboka yuko waba utariho urubanza ariko ukabona amakuba, ndetse Imana ikarenza ikanaguseka. Ahanini ni ukubera yuko yaba yatanze ubutumwa nk'ubu ngubu uti musohoke ukinangira. Iyo ugeze aha ngaha rero mpita numva ibintu birushijeho gukomera. Uzi impamvu ze ngo birushijeho gukomera? Amerika iraryoshye mama. Amerika nta buryohe bwayo, abereye niwe bakubwira. Nta buryohe bwayo Amerika. None abantu turi gusenyera kujya muri Amerika, none Imana iravuze ngo n'abariyo muveyo. Ahubwo
ahubwo abantu bagiye muri Amerika batavuganye n'Imana bari mu bibazo bikomeye cyane kuko ntibazumvira n'ijwi yego ko mare mu ijoro nguki ubu ngubu muri Amerika hagiye kubamo umuntu w'umukire cyane cyangwa se usenga cyane ariko California mu byo tubara waba ukijijwe waba udakijijwe California Imana yanzuye yuko igiye kuyisiba gusiza isiba bikunde yego ko rega tubihanga amaso turebe ahubwo se uvuze akantu mpita numva nshatse kukubaza uravuze ngo abisiraheli bari munsi y'ubutayu bwa Sahara uri kumva ariko mpita ngira ikibazo kuko impamvu ngize ikibazo uravuze ngo uwo muryango ngo winjiza abisiraheli ubwirwa n'iki umwisiraheli hari ahantu uzi ugenda ukabareba ni ukuvuga ngo nyine nacyo kiri mu bintu Imana yadufashijemo umwuka wera yahaye aba intercessors cyangwa se abinginzi bo muri groupe yacu map iri ahantu hose haherera abisiraheli abanyafurika bagiye ikintu kiswe tribes cyangwa se amoko mu Rwanda twarageraga ariko kubera amateka mabi yavuyeho ariko ahantu hagiye Imana yagiye itubwira ahantu haherereye Isiraheli bitewe n'ubwoko imico imigenzo ndetse n'umwuka wera agapointinga utakavuga ati uyu muntu cyangwa se abantu bo mu bwoko runaka ni abisiraheli kuko Afurika irimo abantu benshi ntabwo ariko bose baba abisiraheli ibyo ngibyo nibyo rero nkanjye uhagarariye departement yo kwinjiza cyangwa se gushyikira no kwinjiza icyo mfasha abantu bakaza tukabaha mapu cyangwa se tukabafasha kumenya umuryango baherereyemo bitewe n'igisekuruza cyo kwase cyane cyane yego nkanye nshaka kukubwira igisekuruza cyane ukamenya niba ndi umwisiraheli cyangwa ntari umwisiraheli ni ukuvuga ngo nk'uko nabikubwiye abanyarwanda nta moko tukigira byaraciwe kandi nta byihari ariko bitewe n'amateka yaranze umuryango wo kwa so twagufasha ikindi kintu kigiye gutuma Imana yibasira Amerika kitandukanye no kuba ari amaboko cyangwa se ari ukuboko kw'iburyo kwa Israel ni uko spiritually cyangwa se mu buryo bw'umwuka Imana duhishuriye yuko Amerika ariyo Babylon ikomeye noneho mu byahishuwe igice cya 18 umurongo wa 2 handitse ngo arangurura ijwi rirenga ati iraguye Babylon ikomeye ihindutse icumbi ry'abadayimoni aharindirwa imyuka mibi yose n'ibisiga byose bihumanye kandi byangwa ni ukuvuga ngo ngarutse ku kintu cyo kuvuga ngo aharindirwa imyuka mibi yose Amerika icumbikiye icyo twita ibivejuru cyangwa aliens ari nabyo bintu bigiye kugaragara kuba bihari ibyo birahari ahubwo bigiye kwigaragaza ni ukuvuga ngo ni kimwe mu bintu Imana iri guhora Amerika kuba yarakiriye imyuka mibi ikayicumbikira ku butaka bwayo ni ukuvuga ngo sinzi ufite icyo akuramo agikuremo kuko ibi hejuru uko Imana yabitubwiye binyuze mu muhanuzi wayo bagiye kuvugaho ni ukuvuga ngo hari umuhanuzi Imana yahagurukije uzwi ku izina rya Celestiale cyangwa se Celestial niko tumwita Imana yamuhamagaye gutangaza ibi bintu kuko hari ibintu bigiye bihishwe byo muri Bibiliya Imana yagiye ihisha ba Danieli igahisha ba Yohana n'umuhanuzi Imana yahagurukije kugira ngo abisobanure ni ukuvuga ngo kimwe mu bintu yavuze nuko izi aliens zigiye kuza uretse ko atari muri Amerika gusa n'ahandi hantu tundi duce tugiye dutandukanye tw'isi yavuze yuko izi aliens zirya abantu cyangwa se zishimuta abantu n'ubu ngubu zirabikora ni ukuvuga ngo leta ya Amerika ntago ijya itangaza amakuru yuzuye ku biri kuberayo leta ya Amerika ishobora kuvuga iti twatakaje ingabo cyangwa se abasirikare 2 mu gitero runaka ariko mu by'ukuri bivuze 2 akenshi usanga ari 2,000 ibyo byahishuwe n'umwuka wera ni ukuvuga ngo aliens mu busanzwe zigenda zishimuta abantu muri Amerika ariho haturuka ibura ry'abantu ridasobanutse navuga ngo ku bantu batuye muri Amerika murasabwa gusenga cyane kubera yuko ubwo ibi bintu noneho byigaragaza ku mugaragaro kugira ngo Imana byibuze niba mudashobora gusohokamo ntari kuvuga muri California ko ni ihame kugira ngo basohoke kugira ngo byibuze
ubiragize Imana musenge, niba udashobora gusohokamo byoroshye byibuze Imana izakurindiremo. turagushimiye kubw'ikiganiro cyiza utugejejeho. Imana y'amahoro reka mbonere kukubwira ngo niguhe umugisha, kandi nizere yuko n'ubutaha uzagaruka ukadusobanurira neza iby'aya moko n'ubundi butumwa bukomerejeho. Iby'amoko yo tubisobanura mu gikari, ntago ni birebire cyane, ni menshi cyane, ntago byose nabirondorera hano. Okay, turagushimiye. Imana y'amahoro iguhe umugisha, ibindi biganiro byo nakagaruka. Shalom shalom.